Murakaza neza ku gitabo ubworozi bw'ingurube cyanditswe na Uwimana Patricie. Iki gitabo mu majwi kigamije gufasha aborozi n'abifuza gutangira ubworozi bw'ingurube mu buryo bwa kinyamwuga kandi burambye. Kumva iki gitabo ni urugendo rugufasha kumenya iby'ibanze bikugira umworozi w'icyitegererezo. Uzamenya uburyo bwo gutegura ikiraro cy'ingurube, gutegura indyo yuzuye, kurwanya indwara, kongera umusaruro no gucunga neza isoko ry'ubworozi bwawe. Iki gitabo mu majwi ni urufunguzo ku mworozi ushaka gutera imbere, kubaka ejo hazaza heza no guhindura ubuzima bwe n'ubw'abamukikije. Fata umwanya wumve buri gice witonze. Buri jambo ririmo inama, ubumenyi bukubaka, bukuzamura kandi bukugira umworozi w'indashyikirwa. Ubworozi bw'ingurube si umwuga gusa, ni isoko y'imibereho myiza n'ubukungu ku muryango. Mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari, ingurube ni itungo rikura vuba, ryororoka cyane kandi ritanga inyungu nyinshi. Iyo utangiye ubworozi bw'ingurube neza, uba ufashe urugendo rugana ejo heza. Waba wibaza impamvu yo guhitamo korora ingurube? Zibyara inshuro 2 mu mwaka, kandi buri gihe zikabyara utwana twinshi, rimwe na rimwe tugeze no kuri 15. Zikura vuba kandi zitanga inyama nyinshi ugereranyije n'andi matungo. Ikindi kandi, ibiryo byazo byoroha kubibona. Urugero, ibisigazwa byo mu buhinzi, ibisigazwa by'ibiryo byo mu gikoni, cyangwa imvange witeguriye. Inyama y'ingurube ifite isoko rikomeye cyane, haba imbere mu gihugu ndetse no hanze. Ariko se ni ibiki ukwiye gutekerezaho mbere yo gutangira? Icya mbere, ahantu ho kuzororera hagomba kuba hateguye neza, hatinjiramo imvura n'izuba, kandi hahoramo isuku. Icya kabiri, ibiryo. Ingurube zikenera indyo yuzuye, irimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ibirinda indwara n'amazi meza kandi ahagije. Icya gatatu, ubuzima. Gukingira, gusukura ibiraro buri gihe no gukorana n'abaganga b'amatungo. Icya nyuma, isoko. Kumenya neza aho uzajya ugurisha ingurube, inyama cyangwa ibindi bikomoka ku ngurube. Umworozi w'ingurube agomba kuba maso buri munsi. Kugabura ku gihe, gutanga amazi meza no guhorana isuku ni inkingi za mwamba. Iyo wubahirije ibi byose, ingurube zawe ziba umutungo w'ukuri, ukazana inyungu ku muryango wawe. Ubworozi bw'ingurube ni inzira ifasha umuryango kuva mu bukene, kuzamuka mu bukungu, kandi ugashimishwa n'umusaruro. Intangiriro niyo ikomeye. Tegura neza aho uzororera, utekereze ku biryo, ku isuku no ku isoko. Iyo ntambwe ya mbere
niyo izakubakira ejo hazaza. Murakoze kumva igice cya mbere. Mu gice gikurikira tuziga uburyo bwo gutegura ikiraro cy'ingurube, uko kiba kimeze, ibyo kigomba kugira, n'ukuntu cyubakwa ku buryo gikomeza kuba gifite isuku kandi gikomeye. Mwari kumwe na Uwimana Patricie. Murakaza neza ku gitabo Ubworozi bw'ingurube, igice cya kabiri. Uburyo bwo gutegura ikiraro cy'ingurube. Iki gitabo cyanditswe na Uwimana Patricie. Mbere yo kugira ingurube mu rugo rwawe, ikintu cya mbere gikomeye ni ikiraro. Ikiraro cy'ingurube ni nk'inzu y'umuryango. Niho ingurube zinjira bwa mbere, zirira, ziryama, kandi zikahakurira. Iyo ikiraro kimeze nabi, ingurube zirwara kenshi, ntizikure neza, kandi umworozi agahomba. None se ikiraro cy'ingurube kigomba kuba kimeze gute? Icya mbere, kigomba kuba ahantu humutse, hatareka amazi. Niba amazi y'imvura cyangwa yo gusukura ahagumye, ingurube zishobora kurwara indwara z'uruhu n'iz'amaguru. Icya kabiri, ikiraro kigomba kuba gisakaye, ku buryo imvura cyangwa izuba bitinjiramo. Icya gatatu, ikiraro ntikigomba kuba gifunze hose, kugira ngo umwuka mwiza winjire, ariko ntihinjiremo umuyaga ukabije. Ku byerekeranye n'imbere mu kiraro, ni byiza ko hasi mu kiraro haba hakomeye kugira ngo ingurube zidacukura. Hasi hagombye kuba hahanamyeho gato, kugira ngo umwanda ujye usohokera aho wateganyirijwe mu gihe cy'amasuku. Mu kiraro kandi, aho ingurube zibyarira hagomba kuba hameze neza, hashyizwemo ibyatsi byumye cyangwa se ibyatsi bidatose. Ikiraro gito cyubatswe neza kiruta ikiraro kinini kimeze nabi. Ntukibagirwe isuku. Gusukura buri munsi, gukuramo imyanda no gutera umuti wica udukoko. Isuku y'ikiraro niyo soko y'ubuzima bw'ingurube. Mu by'ukuri, ikiraro cyiza ni nk'umutima w'ubworozi bw'ingurube. Iyo cyubatswe neza, ingurube zikura neza, zigatanga umusaruro, kandi umworozi akabona inyungu. Niba ushaka kubaka ejo hazaza hawe mu bworozi, tangirira ku kiraro. Niyo nkingi y'ingenzi. Murakoze kumva igice cya kabiri cy'iki gitabo. Mu gice gikurikira tuziga uburyo bwo kugaburira ingurube mu buryo butuma zikura neza kandi zigatanga umusaruro. Mwari kumwe na Uwimana Patricie. Murakaza neza ku gitabo Ubworozi bw'ingurube, igice cya gatatu. Uburyo bwo kugaburira ingurube. Iki gitabo cyanditswe na Uwimana Patricie. Kugaburira ingurube ni kimwe mu bintu by'ingenzi bigena niba ubworozi bwawe buzabyara inyungu cyangwa buzahomba. Ingurube zikenera indyo yuzuye, ituma zikura neza, zigira ubuzima bwiza, kandi zigatanga inyama zifite ireme. Indyo y'ingurube igizwe n'ibyiciro bitatu by'ibanze. Icya mbere, ibitera imbaraga.
Aha harimo ibigori, ibijumba, imyumbati n'ibindi bihingwa bifite isukari n'amavuta. Icya kabiri, ibyubaka umubiri. Aha harimo soya, amafi, ibishyimbo, amagi cyangwa ibindi bikomoka ku masazi y'umukara. Icya gatatu, ibirinda indwara. Aha harimo imboga n'imbuto n'ibimera bibisi. Hejuru y'ibi byiciro bitatu hiyongeraho amazi meza ahagije kandi ahoraho. Ingurube ntoya zivutse kugeza ku mezi 2 zikenera amagurube ya nyina hamwe n'udufunguro tworoheje twiyongera buhoro buhoro. Ingurube ziri hagati y'amezi 2 n'4 zikenera ibiryo byoroshye bikungahaye ku byubaka umubiri. Ingurube zikuze ziba zikeneye indyo yuzuye irimo ibyongera ibiro kuko arizo zitanga inyama nyinshi. Hari ibintu 3 buri mworozi agomba kwibuka. Kugaburira ku gihe. Ntibikwiye kwibagirana kuko ingurube zikenera gahunda ihamye. Kugabura mu rugero. Kurenza urugero bitera ingorane, kandi kugabura bike bigatuma zidakura. Kugabura ibifite isuku. Ibiryo bigomba kuba ari bishya, bidafite umwanda, kandi bigashyirwa mu bikoresho bisukuye. Iyo ingurube zigaburiwe neza, zikura neza, zikabyara neza, kandi zigatanga inyama zifite isoko rikomeye. Kugabura neza si ikintu cyoroshye, ariko ni urufunguzo rw'inyungu n'iterambere mu bworozi. Murakoze kumva igice cya 3 cy'iki gitabo. Mu gice gikurikira tuziga uburyo bwo kurinda no guhangana n'indwara z'ingurube. Mwari kumwe na Uwimana Patricie. Murakaza neza ku gitabo ubworozi bw'ingurube igice cya 4. Indwara z'ingurube n'uburyo bwo kuzirinda. Iki gitabo cyanditswe na Uwimana Patricie. Ubuzima bw'ingurube nibwo shingiro ry'umusaruro. Iyo ingurube zirwaye, umworozi atakaza byinshi: umwanya, amafaranga, ndetse rimwe na rimwe n'ingurube ubwazo. Niyo mpamvu ari ngombwa kumenya indwara zikunze gufata ingurube no kumenya uburyo bwo kuzirinda. None se ni gute umworozi yakwirinda izo ndwara? Icya mbere, isuku. Gusukura ikiraro buri munsi, gukuramo imyanda no koza ibikoresho ukoresha. Icya kabiri, amazi meza. Gutanga amazi meza atanduye kandi ahoraho. Icya gatatu, gukingiza. Gukorana n'umuganga w'amatungo mu gihe gikwiye. Icya kane, gukumira. Kudashyira ingurube nshya mu kiraro utabanje kugenzura ubuzima bwazo. Kurinda urujya n'uruza rw'abantu binjira mu biraro. Icya gatanu, kwitondera ibimenyetso. Iyo ingurube itangiye kurya gake, kwicara cyane, cyangwa kwituma umwanda woroshye cyane, ni ngombwa guhita uhamagara umuganga w'amatungo. Urukingo rwa mbere rw'indwara z'ingurube si umuti, ni isuku. Niba ikiraro gisukuye,
ibiryo byiza n'amazi meza bihari, indwara nyinshi ziba zitari bwinjire. Umworozi uharanira isuku aba arinda umuryango we igihombo gikomeye. Murakoze kumva igice cya 4. Mu gice gikurikira tuziga uburyo bwo kongera umusaruro no gucunga ubworozi bwawe ku buryo bwunguka. Mwari kumwe na Uwimana Patricie. Murakaza neza ku gitabo ubworozi bw'ingurube. Igice cya 5. Uburyo bwo kongera umusaruro n'inyungu mu bworozi bw'ingurube. Igitabo cyanditswe na Uwimana Patricie. Ubworozi bw'ingurube ni umwuga ushobora kugutunga neza kandi ugateza imbere umuryango wawe. Ariko kugira ngo bigerweho, umworozi agomba kumenya uburyo bwo kongera umusaruro, agakurikirana neza buri kintu cyose cy'ingenzi. Uburyo bwo kongera umusaruro bushingiye ku bintu 4 by'ingenzi. Icya mbere, indyo yuzuye. Iyo ingurube zigaburirwa neza, zikura neza kandi zigatanga inyama nyinshi. Icya kabiri, isuku n'ubuzima. Ikiraro gisa neza, amazi meza n'isuku y'ibiryo bigabanya indwara kandi bigatuma ingurube zikura neza. Icya gatatu, ihitamo ry'ingurube. Korora ubwoko bw'ingurube zifite imiterere myiza, zishobora gukura vuba no kubyara abana benshi. Icya kane, icunga ry'imari. Umworozi agomba kubika neza inkomoko n'ikoreshwa ry'amafaranga, akamenya ikibyara inyungu n'ikibihombya. Hari ibanga rimwe ry'ingenzi mu bworozi: gushora duke ugasubizwa byinshi. Iyo ukoresheje ibiryo biri hafi yawe nk'ibisigazwa by'ubuhinzi cyangwa ibiryo byoroheje wivangiye, bigabanya igiciro kandi bikongera inyungu. Mu rwego rw'amasoko, umworozi w'inyangamugayo agira amahirwe menshi yo kubona abaguzi. Gushyira inyama ku isoko zifite isuku kandi zifite ubuziranenge bituma abaguzi bakugirira icyizere, bakongera bakakugana. Ubworozi si amatungo gusa, ni ubucuruzi bukwiye gucungwa neza, bukaba bwakwinjiza umuryango mu iterambere rirambye. Murakoze kumva igice cya 5. Mu gice gikurikira tuziga uburyo bwo gucunga no kubyaza umusaruro isoko ry'ingurube mu buryo burambye. Mwari kumwe na Uwimana Patricie. Murakaza neza ku gitabo ubworozi bw'ingurube. Igice cya 6. Uburyo bwo gucunga no kubyaza umusaruro isoko ry'ingurube mu buryo burambye. Igitabo cyanditswe na Uwimana Patricie. Ubworozi bw'ingurube burenga gusa kuba ufite amatungo. Iyo ushaka ko buguhesha inyungu, ugomba no gutekereza ku isoko. Isoko niho umusaruro wawe uhinduka amafaranga. Ese isoko ry'ingurube rigengwa n'iki? Icya mbere, ubuziranenge bw'inyama. Iyo inyama zikiri nshya, zisukuye kandi zipfunyitse neza, abaguzi bazigirira icyizere. Icya kabiri, igiciro gihamye.
Kugira igiciro cyumvikana gituma ushobora guhatanira isoko n'abandi borozi. Icya gatatu, igihe cyo kugurisha. Iyo umworozi ategereje igihe cyiza nk'iminsi mikuru cyangwa ibihe by'ubukwe, ashobora kubona inyungu nyinshi. Icya kane, kuba hafi y'isoko. Kuba hafi y'abaguzi cyangwa ahasanzwe hagurishwa inyama byoroshya ubucuruzi. Umworozi ushaka kugera kure mu isoko agomba gutekereza no ku bicuruzwa bikomoka ku ngurube. Ifumbire ikomoka ku mwanda wazo. Ibiryo by'amatungo bikomoka ku bisigazwa by'ingurube yabazwe. Amavuta n'ibindi bicuruzwa bito bishobora gucuruzwa mu isoko rito. Gucunga neza isoko bisaba ubufatanye. Iyo aborozi bibumbiye hamwe mu makoperative cyangwa mu mashyirahamwe, bashobora kugurisha ku giciro cyiza kurusha iyo buri wese yagurishije ku giti cye. Ubufatanye butuma habaho gusangira amakuru, kumenyekanisha ibicuruzwa ndetse no kubona amahirwe y'amasoko manini. Isoko ni urugingo rukomeye mu rugendo rw'ubworozi. Iyo uharaniye ubuziranenge, isuku n'ubufatanye, ushyira imbere inyungu z'igihe kirekire. Murakoze kumva igice cya 6. Mu gice gikurikira tuziga inama z'ingenzi z'umworozi ushaka kubaka ejo hazaza harambye mu bworozi bw'ingurube. Mwari kumwe na Uwimana Patricie. Murakaza neza ku gitabo ubworozi bw'ingurube. Igice cya 7. Inama z'ingenzi z'umworozi w'ingurube. Igitabo cyanditswe na Uwimana Patricie. Ubu tugeze ku gice cya nyuma cy'igitabo ubworozi bw'ingurube. Turasozanya inama z'ingenzi umworozi wese agomba gushyira mu bikorwa kugira ngo yubake ubworozi burambye butanga umusaruro kandi bubyara inyungu. Inama ya mbere. Tangira buhoro ariko utangire neza. Ntugatangire ufite ingurube nyinshi udafite ubumenyi. Tangiza nke, uzongere uko ubonye ubunararibonye n'amafaranga. Inama ya kabiri. Isuku niyo ntwaro ya mbere. Ikiraro gisukuye niyo nkingi y'ubuzima bw'ingurube. Ntibisaba amafaranga menshi, bisaba umwete n'umutima. Inama ya gatatu. Ibiryo by'ingurube n'ishoramari. Ntukabifate nk'igihombo. Iyo ugabuye neza, inyungu iboneka nyuma iba nyinshi kurusha amafaranga watanze ku biryo. Inama ya 4. Korana n'abandi. Ubufatanye mu makoperative n'amashyirahamwe bituma ugera ku masoko manini, ugura ibiryo ku giciro gito kandi ugasangira ubumenyi n'inama. Inama ya 5. Gisha inama igihe cyose. Umuganga w'amatungo, umujyanama mu buhinzi n'ubworozi cyangwa undi mworozi ufite ubunararibonye, bose ni inkingi mu rugendo rwawe. Umworozi w'ingurube uharanira isuku, uha agaciro indyo yuzuye, ukorera mu mucyo kandi ukorana n'abandi
ntashobora kubura kugera ku ntsinzi. Ubworozi bw'ingurube si umwuga gusa, ni umurage, ni iterambere, kandi ni inzira y'ahazaza heza. Murakoze cyane kumva igitabo Ubworozi bw'ingurube. Igitabo cyanditswe na Uwimana Patricie, mucyumvise mu ijwi rya Uwimana Patricie. Nizeye ko ibyo wumvise bikongereye ubumenyi, ubushishozi n'icyizere cyo guteza imbere ubworozi bwawe. Ubworozi bw'ingurube ni umurimo utanga ubukungu n'agaciro ku muryango. Ni urugendo rufite intangiriro nziza, ariko rugasaba gukunda ibyo ukora no kubiharanira buri munsi. Komeza wihugure, ugire isuku mu bworozi bwawe. Iterambere nyaryo rishingiye ku bumenyi, umurimo n'ubwitange. Njye Uwimana Patricie ngushimiye kuba wahisemo kwiyigisha, kandi nguhaye ikaze mu rugendo rwo kuba umworozi ufite icyerekezo, umworozi wubaka igihugu, umworozi wubaka umuryango we. Imana ikomeze ibane nawe kandi ikugirire neza. Naho ubutaha.